Reka nkubwire ko tugiye kuganira ku kiganza. Ikiganza cyangwa se intoki muri rusange zigira icyo zisobanura ku myitwarire y'umuntu, kandi nanone uko zireshya cyane cyane tugendeye kuri uru rutoki. Urunguru nirwo bambaraho impeta, nubwo uyu munsi impeta zanjye ntazambaye. Hanyuma n'urunguru twita mukuru tarukoko. Izi ntoki iyo ugereranyije uko zireshya, ese ziraringaniye, ese rumwe rusumba urundi, urusumba urundi n'uruhe? Urunguru rwambarwaho impeta nirwo rurerure, cyangwa se urunguru rwamukubita rukoko nirwo rurerure? Ibyo ngibyo bigenda bigira icyo bisobanura, bigira icyo bisobanura ku myitwarire y'umuntu, kuko uburyo izi ntoki zireshya biba byaraturutse ku kuntu umwana yaremwe mu nda ya nyina, cyangwa se ukuntu umwana yakuze mu nda ya nyina, umusemburo wa testosterone yahuye nawo uko wanganaga. Ibyo ngibyo nibyo tugiye kugarukaho muri iyi video, noneho bikanagenda bikazagira imyitwarire ye kera yaramaze gukura atakiri mu nda ya nyina. Ko turi burebe intoki z'umugabo icyo zisobanura ku myitwarire y'abagabo ku bagore. Icya mbere rero naheraho ngusobanurira, turebye impamvu urutoki urunguru rushobora gusumbura cyangwa zikareshya, nuko ubushakashatsi buvuga ko uburyo intoki z'umwana ziteye bituruka ku ngano y'umusemburo wa testosterone yahuye nawo mu mezi ya mbere yo kumutwita, n'igihe yaramaze kuvuka mu mezi ya mbere yo kubaho kwe. Ushobora rero guhita utekereza yuko niba umwana agomba guhura n'umusemburo wa testosterone mu mezi ya mbere yo kumutwita, kandi ukaba uzi ko uyu musemburo wa testosterone mu yandi magambo ari umusemburo wa kigabo, ushobora guhita uvuga uti ema mbivuga, umwana iyo mama we amutwise agomba gukora imibonano kugira ngo nyine akomeze abone ibyo bintu bya kigabo bimwinjiramo. Ariko reka nkubwire ngo hoya, ntabwo ari nguko bimeze. Kugira ngo uwo mwana w'umuhungu abone uyu musemburo wa testosterone nubwo ari umusemburo wa kigabo, ntabwo bisaba yuko bakora imibonano. Umugabo aba yamaze gutanga uruhare rwe kera akimara gutera inda, yohereza intangangabo. Ni nko kohereza urubuto rukagenda rutwaye umurage umugabo ahaye umwana we uzavuka. Nyuma yaho rero nta kindi yongeraho. Umusemburo wa testosterone rero uti umubyeyi w'umugore awukura hehe? Reka nkubwire ko uyu mubyeyi w'umugore aba asanzwe awifitemo, kuko buri muntu aba afite imisemburo ituma aba uwo ari we, kuba umugabo cyangwa se kuba umugore. Waba uri umugabo ukagira imisemburo myinshi ya kigabo, waba uri umugore ukagira imisemburo myinshi ya kigore, ariko buri muntu aba yifitemo n'imisemburo y'urundi ruhande y'igitsina atari cyo. No kuvuga nkanjye w'umugore mba nifitemo imisemburo ya kigabo, umugabo nawe uwo ari we wese aba yifitemo imisemburo ya kigore. Ahubwo ingano y'imisemburo buri muntu afite ntabwo iba ingana. Abagore bigiramo imisemburo ya kigabo iri ku rugero rutoya rwo hasi, abagabo bakigiramo imisemburo ya kigore iri ku rugero rwo hejuru. Umugore rero we abasanzwe yifitiye umusemburo we wa estrogen, byafatanya na wa musemburo mukeya cyane wa testosterone wa kigabo, bigatuma amagufa ye akomeza gukura neza agakomera. Noneho gukura no gukora neza kw'imikaya itandukanye igize imyanya myibarukiro nabyo bikagenda neza, ndetse uyu mugore akabasha no kugira ya myitwarire nyine ya kigore n'ibindi byose bya kigore asabwa. Ingano y'umusemburo wa testosterone rero umwana ahura nawo bakimutwite mu mezi ya mbere namaze kuvuga, nivuye kuri uyu mubyeyi w'umugore, ntabwo ari ivuye ku mubyeyi w'umugabo, kuko uruhare rw'umugabo ruba rwararangiye. Mu busanzwe rero iyo umubyeyi atwite umuhungu, umusemburo we wa testosterone uba uri mwinshi mu mubiri w'uyu mwana ahagana kuva ku cyumweru cya 8 kugera ku cyumweru cya 24 uyu mwana ari mu nda ya nyina. No mu mezi ya mbere yo kubaho kwe, ahagana amezi 13 yaramaze kuvuka. Umwana w'umwaka n'ukwezi kumwe kugeza hafi ku mwaka n'igice, ku mezi 15, umwaka n'igice utaruzura, icyo gihe uyu mwana w'umuhungu aba umubiri ugaragaza kuri mu musemburo wa testosterone uri ku kigero cyo hejuru. Ingano y'umusemburo wa testosterone rero umwana ahura nayo muri iki gihe ishobora kuba nyinshi cyangwa se ikaba nkeya bitewe n'iyo nyina yifitemo. Iyo nyina yifitemo rero akagenda yimwoherereza bitewe na kwa kundi agenda amugaburira binyuze mu rurere. Ariko nanone hari abagore bashobora guterwa imiti yifitemo uyu musemburo wa testosterone kubw'impamvu runaka, cyangwa se bakaba barwara n'indwara ituma uyu musemburo wa testosterone wiyongera ku kigero wari uriho, aho kugira ngo ube mukeya nk'uko bisabwa ukaba waba mwinshi. Ibyo nabyo bihindura ingano y'uwo musemburo umwana abona. Bigira uruhare rero ku ntoki bite? Nari nabaye nk'ubikomozaho, ariko ubundi muri terme technique bavuga ngo ni 2D 4D ratio. Nicyo kigereranyo cya 2D 4D. Noneho icyo kigereranyo rero ngo iyo ari gitoya, iki ni kigereranyo kigaragaza
indeshyo z'izi ntoki, urutoki rwa mukubitarukoko n'urutoki rwambarwaho impeta. Iyo rero ngo uyu mwana yabonye uyu musemburo mwinshi muri ya mezi ya mbere yo kumutwita, navuze kuva ku cyumweru cya 8 kugeza ku cyumweru cya 24, urutoki rwambarwaho impeta ruba rurerure gusumba urutoki rwa mukubitarukoko. Ibi ngibi bikabaho kubera ko uyu mwana yabonye umusemburo mwinshi cyangwa se umusemburo uhagije wa testosterone. Iyo umwana w'umuhungu abonye umusemburo wa testosterone mukeya muri biriya bihe namaze kuvuga bakimutwite cyangwa se mu minsi ya mbere akivuka, urutoki rwa mukubitarukoko rushobora gusumba urwambarwaho impeta. Urwa mukubitarukoko noneho rugenda ruba rurerure iyo yabonye umusemburo wa testosterone mukeya, cyangwa rukaba donc bigasa naho bireshya cyangwa se rukarusumba nyine akaba ari rwo ruba rurerure. Ubwo uraza kureba intoki zawe hanyuma urebe iyi ngano y'umusemburo wa testosterone umwana yahuye nayo akiri muto. Ntabwo igira uruhare ku ndeshyo y'intoki gusa, ahubwo igira n'uruhare ku myitwarire izaranga uyu mwana nakura. Noneho yaba ari umwana w'umuhungu ikaranga imyitwarire azagaragaza imbere y'abakobwa bazakundana, uko azabitwaraho nk'umu gentleman cyangwa se nk'umuntu cyangwa se nanone uko atanga keya n'ibindi bitandukanye. Iyo ngano y'umusemburo wa testosterone yagize imugiraho iyo ikintu ikoraho, nubwo bwose ibindi hari ibyo umwana agenda abona nyuma yo kuvuka, uko ababyeyi be bamurera, urukundo bamuha n'ibindi bitandukanye bigenda bikomeza gukomatanya bikabyara umuntu. Ariko nibi ngibi nabyo ngo bifite percentage cyangwa se uruhare bigira mu myitwarire y'uyu mwana w'umuhungu, nubwo bigira n'imyitwarire ku myitwarire y'umwana w'umukobwa navuze ko tuza kureba nyuma. Ariko reka tuanze turebe iyo harebwe uburyo umwana w'umuhungu cyangwa se umugabo mu rugo yitwara ku mugore we. Reka turebe, tuzaya tureba rero igikorwa, hanyuma turebe wa mwana wabonye imisemburo myinshi ya testosterone, no kuvuga ngo afite urutoki rwambarwaho impeta rurerure kurusha urunguru. Noneho turebe na wa wundi ufite urunguru rwa mukubitarukoko rurerure kurusha uru, no kuvuga ngo nzajya mvuga mbere n'ufite urutoki rwambarwaho impeta rurerure, hanyuma uwo nzajya mvuga bwa kabiri n'ufite urunguru rurerure cyangwa se bikaba bisa naho ugenda kureshya ariko urunguru ariko rwatangiye kurusumba. Icyambere reka turebe ku bijyanye n'urukundo no gucana inyuma. Abangaba rero babonye umusemburo wa testosterone urahagije, bafite urutoki rurerure, ngo biraborohera cyane gukunda abantu barenze umwe, no guca inyuma batabyitondeye ni ibintu bishobora kubaho mu buryo bworoshye. Biraborohera rero kujya mu rukundo n'abantu batandukanye kubera nyine ubwo ngubwo ukuntu tuza kureba tugasanga ko bakunda gutanga keya. Ariko uyu nguyu ufite urutoki rurerure rwa mukubitarukoko kurushuru, we nta kundi ibintu byo kubangikanya. Iyo afite umukunzi ubwo ngubwo uwo mukunzi aba ari uwo nguwo, abandi ibindi ubundi. Hanyuma kubugwa neza no gutanga keya, abangaba bagira urutoki rurerure rwambarwaho impeta ngo bagira impuhwe n'ubugwa neza bwinshi, kandi bazi kwita ku bagore cyangwa se ku bakobwa bakunda, ntibakunda kugwa mu bintu bituma batongana nabo. Mbese muri make bitwara nk'aba gentlemen, kwa kunda abagore baba babishaka. Mu gihe babandi bafite urutoki rwa mukubitarukoko rurerure, nubwo aba nabo bagirira impuhwe n'ubwa neza abagore. Of course umugore ukunda, umukobwa ukunda umwitwaraho neza, umugerageza kumuha keya, ariko ngo niba usanga kenshi bari mu bintu bituma baburana n'aba bagore cyangwa se bakanatongana bakanashwana, ibintu n'ibyo ngibyo. Noneho mu byerekeranye no kubyara abana, cyane cyane umubare w'abana umuntu azagira mu buzima, babandi bahuye n'umusemburo wa testosterone mwinshi bafite uru rutoki rurerure rwambarwaho impeta, ngo abangaba bakunda kubyara abana benshi, mu gihe babandi bandi bo kubyara abana ngo bake cyangwa kutababyarana mba ntacyo biba bibatwaye. Ntabwo rero ibyo kubyara abana babiha agaciro kanini. Ku bushake bwo kuva ku bintu ukunda kuko wabisabwe n'umukunzi wawe, hari video nari navuze guhindura uwo ukunda, kurugira rero ubushake bwo kuva ku bintu kuko umukunzi wawe yabigusabye, ukavuga uti ndabihaze ndabyemeye kuko yabinsabye. Ngaba bagabo bagira urutoki rurerure kuko bahuye n'umusemburo wa testosterone bagitwitwe, ngo nabagabo bagira ubushake bwo kwemera guhinduka, bagakora ibishimisha abagore bari mu rukundo nabo kurusha kuguma ku cyo bo ubwabo babona ko gikwiriye cyangwa se ibyo bakunda. Donc baba bashaka gutanga keya no gushimisha wa muntu ko kubakundana. Mu gihe abangaba bo bafite urutoki rurerure, ngo ntibapfa kuva ku izima cyangwa se ngo bahinduke kubera yuko umugore abishaka. Bahita bavuga bati singiye gutegekwa n'umugore. Hanyuma gutega amatwi
iki ngiki akaba ari ikintu cy'ingenzi cyane mu mubano. Abagore bavuga dusanzwe tubizi ko abagore bavuga amagambo menshi, kubatega amatwi ariko bikaba ari ibintu by'ingenzi cyane mu gihe nyine bavuga menshi. Abangaba rero bafite uru rutoki rurerure ngo bazi gutega amatwi, kandi iyo bari kumwe n'abagore bakunda ngo barishima, bakaganira, bagaseka. Ikindi kandi ngo bazi no gushimira abagore iyo bakoze neza cyangwa se bafite ibindi babashimaho. No kuvuga ngo gutanga compliments, wambaye neza, wasokoje neza, iyo musatsi washyizeho irakubereye, utuntu wisize ku munwa tumeze neza, uyu munsi urasa na bike, watetse neza, ibiki n'ibiki. Gutanga compliments, ibyo ngibyo aba bagabo bafite uru rutoki rwambarwaho impeta rurerure ngo barabishobora. Mu gihe abangaba bandi bo bafite urunguru rwamukubita koko ari rwo rusa naho ari rurerure, ngo byo gutega amatwi, kuganira n'abagore no guseka n'ibiki n'ibiki, hamwe no kubashimira ibyo byiza byabo, gutanga compliments, ngo birabagora rwose, ntubibabaze, ntubateshe umutwe. Yes, nguko rero uko bimeze. Wowe wasanze uhagaze hehe? Ubwo ngubwo uraza gushyira muri comment utubwire.